ndavunitse ikunda nyereyanga uvunitse gute se nyereye ndi kuvama tujyane kwa muganga mamagara mama yatuma bankanda sira ku buriri ndagukunda ntabwo nshaka mama wasaga muri iki cyumba ibyo ntabwo ari ikibazo we ntabwo nshaka yuko unsiga njyenyine njye ndi kugukunda ntabwo nkuriye kuyiryama hano edi please edi njye ntabwo nshaka ko wayiki ni kumufite ubukwe ko mpuye na Edi amanuka ubwo ndeba aha ngaha nari ngiye no gufungwa bakwibye Zella none Zella ntabwo yagufungisha Ninakumaze kureba hanze ya munzu. Ni heza ariko mbonye pisine yabonye yo ntabwo ari nziza. Kurirya koko. Are. Wese unyireze iki? Ngaho ngiye. Sama nawe twakodesha. Hano? Twakodesha. Twakodesha kugira muri yanzu yandi itari nkingi, imwe ya kabeza. Oya mami, tube hano niho heza naho mbonye ari heza. Nyine ari hariya twabaga naha ngaha urahita muhehe. Twibere hano. Twigumira hano. Ego. Haze. Barahaze. Bikubona gute? Ni heza. Hafite n'ukuntu bigaragara neza nyine afite akaviyo keza. None duhamagara inshuti tuzibwire ko none hasi kubera ko nganye ya appartement ikoresha byose birimo nibyo ndi turabisigaye mu rugo ubwo tuje kujya kuzana imyenda yacu ariko tumeze nkaho tugiye muri vacation tuzasubira mu rugo oya tuje kuhanga burundu okay hanze waharebye ngaje kwa mu cyumba cyawe rero meze bagatanda keza ngiye ndikona na heza narishimiye n'ukuri hari igitanda cyiza kize kumera nka cyakindi uko bidarebe hose wow. ariko burya uzi ko Edi ari mwiza ati wawu none ukuntu atambuka isundi kushira wanjye twashwanye nk'ubu Anje yagiye kuntwara Edi ndibahe koko wakora ibishoboka byose Edi akaba uwanjye ndi kuki narabonye yuko ari umusore mwiza igihe cyose tumaranye si ibintu bishobora kuntandukanya n'umuvandimwe wanjye Angela ariko igishaka kuba kibe ngiye kurwana no ntambara Edi abe uwanjye umuntu agera kwihangana bikagera aho binanirana njye narihanganye ariko aho bigeze ndarambiwe Zella ntisha umutwe Zella ashobora kuzanteza ikibazo muri ruriya rugo oya ikintu cya mbere iyo ugiye kubana na Zella uba umunyamasengesho niyo mpamvu ugasaba Imana ngo umutima wo kwihangana kuko wamufata ukamuhwanya n'igikuta njye nahisemo kwimuka ikibazo rero ugenda anti wanjye nawe ndo sigariye aho azagumana n'umukobwa we ko kanguha amakuru ntafitiye gihamya uzi ko ari abakecuru bo muri famiye bajya bavuga ko atari umwana we bwite byanashoboka ariko nawe ujya ubibona ntabwo wahuje amaraso
nzakwereka agakecuru kajya kavuga ngo uriya akiri umwana bamwohereje ku ishuri asanga kari agashyano mu nzira sinzi uwari wagataye aho kujya ku ishuri aba aragatahanye ari agahinja aba umwana we guturuka uwo munsi uwo mugisha wose yari kubona amashuri atize ngo arangize za kaminuza nk'abandi n'uriya mukobwa wabifunze none se umugabo numvishe nyine uriya mugabo rero nanjye imyaka yose maze nzi anti uwo mugabo ni igihuha wateza twumvikanye ko ukunda nde none utangiye kwita abantu ndi mu nkuru uya ni babakiriya bahariye babasha abakiriya se baguhamagara utari no ku kazi nta muntu mwasizeyo uya urumva abakiriya hari umukiriya uguhamagara akakubwira yanyoherereza bino bintu ukabimwoherereza mu rugo urugize ngo ntundi arapfushe nanarwana nyibwirira sitori nuko ngo aragatahana noneho rero kubera ko abantu bose bazaga kumushaka akiri umukobwa nyine atakiri mutoya baramubwiye ngo ntabwo twatwara uno mwana atari n'uwawe wabyaye ngenda gukunda ariko umwana amusigire nka mukecuru n'ibindi nk'ibyo ngibyo cyangwa amusigire wa mukuru we si umuzi ntabwo bajya bavuga hari uwundi mukuru tujya tuvuga muri sitori ngo mumusigire nawe ati umuntu utazanshakana n'umwana wanjye azabyihorere birangira agiye ahantu yihorera impeta nta nubwo nari nzi ko ari umukobwa agira urukundo uzongere kunyitira anti umukobwa none se sumbwiye ko utashatse agira urukundo ariko nyine rutuma abantu bamudesova buri gihe kubera kwizera abantu cyane n'urwo rukundo bijya birangira nabi nk'iryo shyano yareze urabona ukuntu rimugenza uriya we ni ikigeragezo ni ikigeragezo se kimwe ko ari ishyirahamwe niyo mpamvu ushaka kwimuka jeje ngewe kwimuka bwo ndagushyigikiye nabwo ku ruhande rwawe ndabona numva utekanye ariko wantu usigaye mu rugo sinzi ngo nzabaza undi ngo yariye ngo yabyutse ate kuko umwana afite n'izo ke yakuze nyina nazo afite nanjye mba numva namusaba ariko nanone abonaho kugira ngo Zella azane neza ikibazo kugira ngo uzakore icyaha ndagushyigikiye imuka gusa ubanze uganirize ahandi igihe bazanye iyo fantuzi uko utarayinywaho nyine ndabeshya stress zakubanye stress ko Zella cyaza ubwo wese kutigeze umwe mbasho abantu ibintu biri kumbaho noneho ntabwo nzi ibyo ari byo bazi ko byari nakubwiraga nyine byo ko umukozi wo mu rugo nyine wa mutipe uba mu rugo namukunze ari ibyanyabyo ariko ndi kwibaza ngo ngiye gukora iki kugira ngo nkundane nawe cyangwa abo wanjye nyine ngende wumva ukuntu mbyumva noneho nawe uraza kumbwira ukuntu byumva ngiye kumupangira kumva azaze muri chambre yanjye noneho nahagera mpite nshaka ko turyamana mukange naramukazanye ibyo kubwira nyine nawe arabizi yuko mama wanjye niwe umutunze ntabwo yabyanga nawe urabyumva noneho nkora ibishoboka byose bigenda uko nguko turyamane nabyanga nzakora ibishoboka byose mvuge ko yarashatse kumfata ku ngufu bamwirukane bamukure muri uru rugo ubwo nawe azahita agenda ubwo ndi kumva nyine ngiye gukora ibintu by'ubusaza ariko nta yandi mahitamo mfite ubwo nawe urabyumva umubwire ukuntu byumva ariko n'ubundi ntacyo wahinduraho inshuti yanjye n'ubundi njye ni uko ngomba kubigenza byumve rero ubwo umbwire Eti wenda pfuye ndimo ndababara ndavunitse ikunda nyereyanga uvunitse gute se nyereye ndi kuvama tujyane kwa muganga mamagara mama
batuma bankanda sira ku buriri windi kubabara nimutamumura ni hehe ni hano ngera ngeze hariya ndyamira hano ndi kubabara uvunitse gute se ndatsikiye kore basi ndahangana usanga muguruka Manda bobo kisi nakukeneye kujya kwa muganga oya kubundi hafi birahari reka ngukandire nyine oya kuri kumva reka njya kuzana agapomade oya nasuvunitse gute basi ubundi hafi oya reka ngukandira vuba oya ntabwo mbishaka reka njye kuzana agapomade ngukandire si byiza oya ntabwo mbishaka ya mana iburi hano basi ubundi hafi nise kuvunika si byo yavuga oya nta kibazo byo byihorere niwe nkeneye ku bundi hafi reka ahubwo njye kuzana pomade oya reka njye kuzana pomade ngukandire no Edi ndifuza kwamba hafi gute gusa hari ikintu utari kumva byumva kuba hafi kugukandira no tekereza vuba direct umuhungu Zella ntabwo ndimo kumva ikintu ushaka kumbwira ushaka kumbwira iki okay kazana agapomade ngufashe nase ubundi uvunitse gute uvuye ku gitanda uri kubita hasi wari uvuye hanze bigenze gute ntabwo navunitse nashaka ko tuba turi kumwe oya urinze ariko ntabwo navunitse nashaka ko winjira mu cyumba cyanjye for first time urashaka kumbwira ngo nta kintu wabaye yego nkeneye kuba turi kumwe gaburetse aho gasohoke ujya he ujya he nose urashaka iki noneho kohora n'imipangu noneho n'umupangu ufite n'uwe ndi mu rukundo nawe sava hari ikintu ushaka kumva wowe urukundo nande njye nawe ndi kugukunda urukundo nawe ariko urukundo nande njye ndi kugukunda kandi sinshaka kunsiga hano njyenyine urukumva ugomba kuza ukaryama hano tukaba turi kumwe tukaryamana ubundi nicyo utarimo urumva ukuntu n'imipangu uhora nanjye yaranyebeye nose wowe ukundana nanjye kuva ryari ndagukunda nsigaye ngukunda kwanza umva mama waraje reka nicyandire kandi sigwaretse uwo mukino ubundi wowe wambabariye ukuntu ushaka na masaga muri cyumba mama naza tubakinga icyumba ufite si kihe kibazo numva mbabarira ndagukunda ntabwo nshaka mama wasaga muri iki cyumba ibyo ntabwo ari ikibazo wowe ntabwo nshaka yuko unsiga njyenyine njye ndi kugukunda ntabwo nkuriye kuyiryama hano edi please edi njye ntabwo nshaka ko Wiki. Ni kuma mfite ubukwe. Ko mpuye na Edi amanuka. Reba katagarutse. Inzoka. Injira inzoka no. Reba kwenda tagarutse. Uvuga ngo iki? Edi. Zara enda kugiza gute? Mami njye nakubwiye ngo uriya muhungu murebe ukuntu mumwirukana urabyanga. Irakaje ku ngufu. Wiki? Ntabwo ibintu bishoboka. Agufasha ku ngufu? Uyiye namfashe. Banza utuzumbwire neza. Ubwo bigenza gute? Araje aciye hano gutya rarunguruka. Aranje barambwiye ngo naguhisenga igihe kirekire. Uyu munsi ngo niwo wa mbere n'uwa nyuma ngo nkagufata. Zera tuza hazubwire neza ngo bigenze gute? Araje arambwira ngo n'ubundi ngo naguhize igihe kitari gitoya ngo ngiye kugufata ku ngufu. Ngo iki? Arabanje arambwira ngo tuze ngo tubikore ku neza njye ndamubwira ngo ndabyanga. No, ntabyo bishoboka kandi ajye kureba. Yagufasha ku ngufu.
nagabikoze ntabwo yaratarabikoze ahise kumva itagenda kugeranyije kuko imujyaneza mwabaye ngo Yese ntabwo nakubwiraga ngo umwirukane ruriya rungu rumeze nk'urusambo. Nta n'isoni ndaguha shansi amahirwe yo kujya mu mudari nawe warangiza ukigira imbwa nawe kakubeho. Ndakwita icyundi wowe bongo mu byukuri. Kuko hejuru ibyo nagukoreye byose ugeze kujya kumfata umwana ku ngufu. Ngiye mfata Zella ku ngufu. Ntabwo dukwitanye hariya. Uwo mupira uvuye hehe? Si umupira wase usanze mu cyumba wanjye ntabwo agiye kugusobanurira. Unsobanurira iki? Ubundi cyeka mfite imbaraga nkagufata none akakanya. Nakubaga nkakugaburira ibisiga bikakurya. Hano isoni. Zella arampamagaye ngo Acho nshoye kumva. Defata imyenda yawe. Ibyo nakoze birahagije Imana izampembera ibyo. Sibyo? Icyo nyituye ndakibonye. Imana kugira neza abatindi we. Ariko rese n'abatindi gusa. Abatindi bo ku mutima. Ariko urandenganyije. None se ngwamagarire. Nibyo ushaka noneho. Reka ngende nta kibazo. Ndumva sinshaka kubona amaso yanjye. Kuko byo nyine igihe inzego z'ubuyobozi zagera aha ngaha. Ndumva nawe nagukora ikintu kirenze ubwenge bwawe nanjye ntagutekereza kandi. Genda. Ndabyiboneye. Sibyo? Uyaza ko nakwibonera n'amaso yanjye. Wari ubeshya umwana wanjye. Ntabwo dukunda ivuye mu cyumba cyo wambaye ubusa. Zella ni umpamagaye. Genda fata imyenda yawe. Genda ntacyo nshaka kuvugana nawe. Genda. Haneso. Akuzi ko ari mu tubana batagira abandi neza. Reka ikintu nyituye he. Nushaka unanyije sindi ubusaka se nawe icyo gikapo cyawe hejuru y'arukora umwana wanjye genda yakomabusha Imana izakunyerekere ukuri uko guhagaze ukuri nakubone n'amaso yanjye yeza kuba nahari wenda mba nkuteze amatwi ariko ibyo niboneye n'amaso yanjye birahagije genda igendere igendere mva imbere mbabara ntwakira mu nzu gusa ndabashimiye urakoze icyo unyituye ndakibona inyitura nanjye ndayibona nuko mwitura abantu nanjye izakwereka ukuri mama sawa bagendere ukuri kurenze uko mbonye nta kundi nkeneye igendere hasi sheri uzi abantu twari twicaranye uzi ko nari nasohotse bite ibintu byihutirwa n'ibiki ubu bwo ndeba aha ngaha nari ngiye no gufungwa bakwibye Zella none Zella ntabwo yagufungisha umva byafashe urundi rwego ubu tuvuganira aha ngaha ntabwo nyuma muri ruriya rugo banyirukanye ninde wakwirukanye si Zella mama oya uwo ntabwo ari hanze umva rero ibintu byambayeho nari nibereye mu cyumba hari utuntu nari ndi mu ntunganye ngiye kumva mva Zella avugisha induru avuze induru ampamagara njya gutabara murebe icyo abaye ngezeyo ati navunitse reka njye kuzana pomade ngo kandi atoya nikamamagare mu masatsi kujyane kwa muganga atoya ati nterurushe ku buriri mushira ku buriri mushize ku buriri baranguye ngo rero buriya muntu nuko navunitse nibyo ngo icyo nshaka ngo nuko ngo buri hano hafi yanjye ngo tube turi kumwe ase imipango none ufite niye koze guhura n'imipango iyi none ubu imipango w'umuntu bagiye mu naragukunze ntabwo ari Zella uri kuvuga ariko Zella ntabwo yakunda umukozi nuko ibyo mubwiranya ni ukuri ngo naragukunze ngo ndashaka ko ngo ubwiriza nk'umusore ndambwira se nibwiriza iki nyine Zella makuzine ndambwira zareka nigendere ibyo bintu biva muri ibyo bintu reka ngende nje kumva numva na mama wari marazamuka nyine aza agana mu cyumba
ndongera reka mve mu cyumba na mama wataza akanasanga mu cyumba akagira ngo hari icyo ndimo gukora nawe ngiye gusohoka aba afatiye umupira iyi filime yanjye iraryoshye noneho abafashe umupira arankurura umupira ndawiyambura ndawumusigira yirukanka mfitana na mama we nta n'icyo navuze ese nirukanka ndagenda baza kujya gushira umutima hamwe ndagenda nambara indi shati mpita nicarira muri salo mama we yaje nta n'ikintu ashaka ko tuvugana arambwira ngo niba udashaka kumamagara polisi ngo bagufunge mbabarira mvire mu nzu nta kindi kintu ushaka kuvugana nawe kandi ibintu nagukoreye byose ukaba unyituye iki kintu nababaye mburaho mpera kujya gusobanura nta kintu ntago yanyumvaga ndavuga rero kugira ngo njye guhatiriza musaba imbabazi musobanurira wa mugani anagera aho ngaho ari acting amagare polisi reka nigendere nuko niko inkuru imeze ndi bukwizere ndizere iyo filime uri gukina nuko byagenze ntago nakubeshyura neza ariko hari umushuti wa Zella wakomeje avuga ngo tuvugane ndaza kumwitaba numva urumva njyewe nari najyanye na babana itabe basanga ari nabyo ashaka kubyasanga buriya yarabimubwiye bari ufite aho urara se yanda hafite aho ko nari mfite amafaranga nahise ngenda nshaka mu kamoteri niho ndi mukorana muri ubaye Yose neza ni nka ya story are uretse mbanze numva indi version na muntu numva inkurimo tugende we genda wegire mu rugo ndavugisha anti ndaguhamagara ariko ndabikora none ndumva byihutira kuko urampangayikishije ndikwibaza nuko anti wanjye ameze njye n'icyo kimpangayikishije kuba yarangiriye neza akaba yumva ko namugiriye nabi njyewe akaba yumva ko namwituye nabi kandi we yarangiriye neza reka mbikurikirane genda ushyire umutima hamwe Paul Ese wanibutsa atara amwitaba oui mwiriwe Sister bite? ni byiza Meze neza? meze neza Sha yihanganire nyine sha najya gusaba imbabazi niba ibyo nagukoreye byose ni ukuri umutima wamwe ucira urubanza byaranambabaje nyuma yuko mugenda nashatse no kubakurikira ngo mbagarure ariko ntibyakunze ariko ni ukuri ndagusaba imbabazi nzikuye ku mutima ni ukuvuga ngo nyuma yuko dutandukana nyine kwa kundi mwagiye bahise batwara mu nzu ubuzima bwarahindutse biba bibi cyane numvise ngo waje kubona ubuzima bwiza ariko nyine nk'umuvandimwe nagusaba kubagira imbabazi nka mukuru wanjye sha imbabazi naziguhaye kera ni ukuri ushatse wamfasha pe wamfasha ndi mu buzima bubi ndazerera pe mu mihanda ndazerera rwose ambo ntacyo nari mfite abashyitsi ngiye nari mfite abantu njya kujya gusura reka ndaza kuvugisha mvuyeyo ariko nizere ko wakabara sisita wanjye ni ukuri turanarasana ahubwo numva hari n'undi muntu uje kudusura ndaza kuza kuvugisha ariko nta kibazo nakubabariye saa ndaza kukuvugisha reka mvugisha umushyitsi unsuye anti ko mbona usa n'umuntu unaniwe ntabwo ni karibu mvinde kurushye se ihangane umubabarire ku bwanjye tunuje kukubwira tuba tugenda ntubona ko nje nuko nje no sana icame ryatagwa nkurushye reka maze mubwire rero mbere na mbere mbaje kumusaba ntazo muha ngo muragenzwa n'iki banza useka ndetse twarikize nubwo wishimiye kubona umuntu ubereye itanga uzi ko kuva wimukirana aribwo nkiza saa nabyo nza nenda bibonye uje kunsura uje kunsonga uje gukora iki njyewe urabizi ngo ngomba gucekinga uko ubuzima bwawe bumeze ubu ndi kumva ushobora kuba ufite nka pressure ubundi uruka kwipima ubu kamere yarazamutse ukari hejuru ngira ikikugenza wawe bamwe n'ibi banza unyumvire voice yawe kuri Kelly subizi ko ari best wa Zella
anyumvishe ndi kumwita Zella ukumve neza ubundi tuganire nk'umukobwa na tante. Ntabwo ndi kwibaza ngo ngiye gukora iki kugira ngo nkundane nawe cyangwa wanjye. Nyine ngiye ndi kumva ukuntu mbyumva none bigeze numva sho abantu biri kumva none ntabwo nzi ibyo ari byo. Ntazi ko byari nakubwiraga nyine by'uko umukozi wo mu rugo nyine wa mutipe wo mu rugo namukunze ari ibyanyabyo. Ubuki? Ntabwo ndi kwibaza ngo ngiye gukora iki kugira ngo nkundane nawe cyangwa wanjye. Nyine ngiye ndi kumva ukuntu mbyumva none nawe uraza kumbwira ukuntu mbyumva. Ngiye ngiye kumupangira kumva azaze muri chambre yanjye. Noneho nahagera mpite nshaka ko turyamana. Mukanya naramukazanye mu byo kubwira nyine nawe arabizi yuko mama wanjye niwe umutunze ntabwo yabyanga nawe urabyumva. Noneho nkora ibishoboka byose igenda uko nguko turyamane. Urikanze Nabyanga nzatambwira nzakora ibishoboka byose mvuge ko yarashatse kumfata ku ngufu bamwirukane bamukure muri uru rugo ubwo nawe azahita agenda. Ubwo ndi kumva nyine ngiye gukora ibintu by'ubusaza ariko Zella! ubwo nawe urabyumva umubwire Zella! ariko n'ubundi ntacyo wahinduraho Ngwino hano. n'ubundi njye ni uko ugomba kubigenza. Byumva rero umubwire. my phone auntie. Uramwumvishe. Icara ngaho. Hello my sweet cousin. Murakora iki? Uvuze ngo icara ngaho. Cyumva nawe. Mwumvishe izo audio byavu. Auntie ntabwo mfite gahunda yo kumvisha umukobwa audio ko niwe wayohereje. Maze kumvisha Niko mama ngaho wawe. mbwira. Wabwiye Audio iki Kelly? wohereje Kelly. Audio wahaye Kelly ya uvuga ibyo uzakorera uyu nguyu umaze kuyumvisha mama wawe. Nasa no uratinyuka. Uratinyuka uzi uburyo nirukanye Edi muri iyi nzu. Hejuru ubwo bwawe wowe. Ni prank twakoze. Prank Wowe nande? hagati na wowe nandi mwa prankenze. Je na Kelly, yani Kelly yabiduhaye. Oya si ngombwa icyo nzi cyo uko yihaye Kelly. Harimo no kwirukana Edi byari prank. Njye nawe twafatije prank. Ese ubu nyoko iyo ataba undi muntu agahamagara polisi umwana w'umuhungu ntabwo ari muri gereza. Zera kuri iyi nshuro noneho untega amatwi unyumve. Edi ntacyo kuvuga afite. Nawe ubaye uri njyewe ugahura nanjye nkuko twahuye usohotse mu cyumba cy'umwana wambaye ubusa kuriya nta kintu ari kunga unyumve. Mbe nambebaza umbabarira sibyo usabye imbabazi. Uranzi neza yuko ntakora icyo kintu. Hanyuma nawe Zera ntega amatwi. Iki cyana kizagukorera ishyano. Zagukorera Ntega amatwi unyumve ibyo ngiye kukubwira. Ubyumve ubike mu gutwi n'ibicanga ngo bihuke mukundi. Ese auntie uzi ko ibyo bintu byabaye yarumvise Edi ari kumbwira ko nkunda twagiye mu mushinga wo turi muri relationship. Uyu ni kazi ni bwo. Wa uza nagukuye wowe. Yes. Wa uzi ko ntari nyoko wowe. Kuki utumye mbikubwira muri ubu buryo? Narabivugaga. Wowe nsubiza. Aya maraso ntago ari wawe. Waba uzi ko nanze gushaka. Ndinze ngana gutya hejuru ya wowe. Uzi igihe unagukuyemo intozi ziri kukurya wowe. Nyoko yagutaye n'ujya umujyana utana. Nabivugaga kwa muganga baraguhinduriye kumbe. Zera kuki utumye nkubwira ibi bintu. Nenzi ko nzakwicaza nkakubwira buri kintu cyose ariko tumbikubwira mu buryo bubi. Narakwitangiye ngukora buri kimwe cyose ariko dore icyo wanyituye nukunteranya n'abantu. Yego. Sinzi niba bise neza. Ubona uri mama. Ndasaze none. Kuki utumye mbivuga muri ubu buryo? Njye nari ko nzakwicaza umaze kuba mukuru ariko unkoze mu bwonko urantokoje. Waba uzi uburyo umuryango yanyanze kubera wowe? Ese uzi ngo nkurusha imyaka ingaho ubundi? Ko nta nakubyara wowe. Ko munsi nagutoragura nari ntagize igihe cyo kuba nabyara umuntu.
ndakurera mukora ikintu cyose ariko rero ikintu yituye kunsebya gutya ku basi kandi ibyo ntubyicuze sibyo wowe tuzi ntabwo wakicuza ko wagiriye umuntu neza ampurisi none umwana wawe mvira ku mugabo shinguka aho ngaho jya gusaba nyoka imbabazi urabona ukuntu umugize imbesire nta kibazo nakubabariye cyane usabe imbabazi njye nta kibazo njye nakubabariye ahubwo ugenda usaba imbabazi wawe njye nta kibazo nakubabariye muriho uravuga iki reba agahinda uteye uriya muntu haguruka ahangaha haguruka sinamenye ibindi wapanze haguruka jya kumuhoza urabona ibi umuntu ari bubyinjiremo gute ahubwo nawe mukurikira ubuzima urashaka no kuvuga haguruka usange yanti mu cyumba ihute ugende umusabe imbabazi umubwire ko noneho ugiye kumubera umwana nyamwana utazongera kwigira icyorezo ubona ibintu irashyano rikoze urabona agahinda ntereye anti kiramutera agahinda gakomeye ahubwo se ubu kazashira reba ibintu abanye nabyo imyaka yose twumvaga mu bihuha none uyu munsi atumye avuga ibyo atashakaga kuvuga azihangana niko ubuzima bumeze ubuzima ni urugamba kandi igihe yarurwaniye ntabwo ari kera gake n'ubundi azarura